Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu Germain Muhirwa. Ntangire mbashimira nanone mwe mukomeje kwiyandikisha, mwe mukomeje gukanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Hari amavideo ndi gukora nanjye nkareba nkabona nanshimishije cyane, nk'iyo ya Eden nakoze yo kwerekana ko Kristo yari umwirabura aho yari ari. Ibyo byose nanjye mbisubiremo nkabizamo amaso nkareba ukuntu muri kwandika mbona koko munyotewe ukuri. Ongera ukande rero like kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi cyane. Kanda like, wiyandikishe mutariyandikisha, noneho dukomeze tureba uku kuri. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Uyu munsi rero nta kintu tugiye kureba uretse amabanga yahishwe yerekeye imisengere no kwiyiriza. Uzi neza kumva abantu bavuga ngo bariyiriza, barasenga, ariko wabona abantu basenga ukabona ntabwo basubizwa. Wabona abantu biyiriza ntumenye ibyo barimo. Impamvu rero tugiye kuganira kuri ibintu byo kwiyiriza no gusenga ni iyihe? Hashize nk'ukwezi ijwi ryanjeho ngo niyirize. Ubuzima bwanjye ntabwo narigeze niyiriza, numvaga ari ibintu bikomeye atari ibintu byanjye, ariko sinzi ukuntu byanjemo gutangira wiyiriza. Ndagerageza nkora icyumweru cya mbere, ni ukuvuga kutarya ku manywa no mu gitondo. Mu gitondo ntugire ikintu ukoza mu kanwa, saa sita ntugire ikintu ukoza mu kanwa, ukongera kugira ikintu warya cyangwa unywa nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Nkora icyumweru cya mbere, nkora icyumweru cya kabiri, nkora icya gatatu. Noneho uko ngenda niyiriza nibwo naje kumenya ibanga ryo kwiyiriza. Urahinduka kuko wa muntu ukurimo benshi nzi ko bakizi ko umubiri ari we muntu, ariko umuntu nyamuntu akurimo imbere. Umuntu atabona Imana uko yabikoze nyine, wa muntu kuvamo iyo umuntu avuye mu mwuka usubira aho Imana yamuhanziriye. Nibwo rero nagiye kubona mbona ibintu byose natekerezaga cyangwa se ibintu nabonaga ntabona neza kubera kwiriza, mbona ntagiye kubibona. Mbona ndi kubona ibintu ntashoboraga kumva niyirije. Ndavuga ibintu byo kwiriza uko bikomeye bimeze neza bikora. Nibwo rero nashatse ndavuga ati kwiriza bimaze iki? Nzakugwa ku gitabo basomaga kera cyane mu kinyejana cya mbere. Abantu bari bakunze basomaga icyo gitabo kikitwa Didache. Didache rero ni amabanga yahishwe yerekeye imisengere no kwiyiriza. Ubutumwa buri muri Didache. Ntawe narigeze numva icyo gitabo. Tugiye kubanza turebe icyo ari cyo, turebe giteye. Abantu bavuga ngo nta kintu uvuze bajye bakurikirana niba bidakurikiraho. Ubutaha nibwo tuzakinjiramo urebe noneho n'amategeko y'Imana yose ukuntu bagiye bayakata. Ngo ntuzibe, ntuzice, ntuzasambane. Ariko muri Didache barakubwira ntuzibe, ntuzice, kubera ko nubikora bizagenda gutya na gutya na gutya. Bakakubwira impamvu. Tuzi ko nyine twebwe ari icyaha gusa, ariko muri Didache bakubwiraga n'ingaruka z'ibyo bintu nubikora byose. Turaza kubireba. Ejo nzakomereza icyo gice ninjiremo, noneho nkwereke ibyo bintu bagiye bakata, nkwereke uko byagombaga kuba byuzuye n'akamaro byari kugira abantu iyo babimenya. Kugira ngo twinjire muri none, kanda like wewe unyuzeho wigendera. Niba udashaka no kwiyandikisha nagahe iyo like ubundi wikomereze. Nzi ko amaherezo uzatekereza uvuga ati hari nabonye ibintu by'ukuri, reka nsubireyo. Tugende rero twagiye. Amabanga yahishwe yerekeye imisengere yo kwiyiriza. Ubutumwa buri muri Didache, ukuntu umuntu asenga neza no kwiyiriza bikwiye. Ese waba warigeze kumva ko hari inyandiko ya kera yanditswe n'intumwa 12, bayita inyandiko y'intumwa 12, ikaba imaze imyaka hafi 2000, imyaka 2000 yose ishize. Irimo amabanga akomeye yerekeye gusenga no kwiyiriza, kandi abantu benshi b'Abakristo b'iki gihe ntabwo bageze bayamenya. Iyi nyandiko rero ntabwo ari ivanjiri nk'uko tugiye kubireba, ahubwo ni inyandiko y'ukuri yo mu kinyejana cya mbere yitwa Didache. Urumva yego bifatwa bikubwiye ngo ntabwo ari ivanjiri, ariko reka tuze kureba niba atari ivanjiri.
ariko turemba atari ijambo ry'Imana ryaryo, nimwe muzagenda muvuga ati bino bintu bishobora kuba bya ijambo ry'Imana cyangwa se ntabwo byari byo. Inyandiko rero igaragaza ko abakristo ba mbere basengaga, uko basengaga nuko biyirizaga kandi bakitegura gusenga Imana mu buryo bukomeye. Ibyo bintu byo gusenga no kwiyiriza barabanzaga bakabikora kugira ngo bibategure gusabana n'Imana. Ibyo bakoraga rero byashobora guhindurwa burundu n'ayo masengesho no kwiyiriza. Urabona bya bintu nakubwiraga, hari igihe ushaka ibisubizo ukabibura, ariko wakwiyiriza, wasenga ukabona ibisubizo. Njye nakubwira ko ndi impirimbanyi mu gusenga, bamwe banyamasengesho no kwiyiriza nibwo nyibitangira, ariko nakubwira nti fata umunsi umwe cyangwa icyumweru uyirize urebe. Iyime mu gitondo na saa sita, weho umva ushaka kumenya ukuri utari wakwiyiriza na rimwe, cyangwa se abiyirije muratubwira, weho ushaka kumenya ukuri andika aho ati ngiye kwiyiriza ibyumweru bibiri ndebe. Mu gitondo ntugire icyo urya, nimugoroba ntugire, ku manywa ntugire icyo urya, ufate ku mugoroba gusa wenda nyuma ya saa 12. Ibintu byo kwiyiriza hari igihe wasanga biri kuduteguza ibintu by'inzara bigiye gutera ku isi yose. Narabyibaje ndavuga nti Mana, kuki umbwe ngo niyirize ntangire kwiga kubimenyereza kwiyiriza, ntarigeze niyiriza imyaka yose maze. Ndavuga ati ibintu bishobora kuba atari byeru. Noneho numva ko n'abantu bagomba kwizirika imikanda. Urumva ko bihura, ariko by'ukuri bituma wimenya weho urimo imbere, ukavuga ati dore ukuntu nabyo gukora ibintu nuko nguko. None se kuki babikoraga? Kuki aba bantu biyirizaga? Kiruta byose ni iki twabigiraho muri iki gihe? Uko babikoraga icyo gihe kera nuko tumeze uyu munsi, niki twabigiraho? Ibyo ngiye kukubwira rero bishobora guhindura ubuzima bwawe, kubyerekeye umwuka, kubyerekeye ubusabane n'Imana. Ndi hano umfashe kumenya no gusobanukirwa uko wategura neza isengesho no kwiyiriza tugendeye kuri Didac. Urumva nanjye bivana muri Didac, ntabwo ari muri Bibiliya cyangwa nk'uko abandi babivuga. Urabona njye nibaza rimwe na rimwe kuki abantu bihererana ibintu. Urabona hari igihe abantu babona ijambo ry'Imana, naribajije ni kuki abantu badakizwa. Naje usanga ko impamvu abantu badakizwa, umuntu arakizwa ku giti cye, yabona ko agakiza akakihererana ntagasangiza abandi. Ibyo naje gusanga bitera ibibazo bituma abantu badakizwa. Noneho yabyihererana abantu bakapinga kuvuga ati suriya ko tubona avuga ngo yarakijijwe, tukabona iki wa undi nta kintu cyahindutse, bimeze gute? Kumbi nuko yabyihereranye atabisangije abandi ngo iyo neza Imana yamugiriye na isangiza abandi, nicyo biba bivuze. Hano rero naho tugiye kureba ukuntu ibyo gusenga no kwiyiriza byafasha abandi. Didac ni iki? Didac izwi kandi nk'inyigisho y'intumwa 12. Ni inyandiko y'abakristo yanditswe mu kinyejana cya mbere, hafi y'umwaka wa 50 nyuma ya Kristo. Ni imwe mu nyandiko za kera cyane, ariko zitari mu byanditswe byera. Urumva bahita bakubwira, bahita babivanamo. Urumva iyo umuntu yitangurana uhita utangira kugira amakenga, ariko ngo zitari mu byanditswe byera, ariko yahabwaga cyane icyubahiro, yubahaga cyane n'itorero rya mbere, bayahaga icyubahiro gikomeye cyane. Urumva ukugenda ubona impamvu kugira amakenga. Ntabwo yanditswe mu byera, kandi yarubahaga cyane. Itorero rya mbere ryarayubahaga cyane no mu bihe bya mbere. Itorero rya mbere ryarayubahaga. Uretse wumva ukuntu byaje kugenda. Inyandiko rero yakoreshwa nk'igitabo cy'ubuzima bwa Gikristo, imigenzo y'itorero no kwimenyereza imyitozo y'umwuka. Urumva ko bari babizi. Nubwo itari muri Bibiliya, Didac yatangaga ubuhamya bukomeye ku buryo abakristo ba mbere basobanukirwaga igisengesho, kwiyiriza, kubatizwa no kubaho bizera Kristo. Umva ibyo bintu yabafashaga. Hari kubasobanurira ku isengesho, kwiyiriza, kubatizwa no kubaho ubuzima bwa Kristo uko Imana ibishaka. Mu by'ukuri rero Didac ni igitabo cyerekana ko abayoboke ba Yesu Kristo bo hambere babagaho mu kwizera. Urumva nimba abantu barabagaho mu kwizera, uyu munsi ukavuga ati ndabivanaho byose bihishe bijyane ntubishyire muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka abantu babaho bizera
aho uraba ushaka abantu babaho baganya bari mu bwihebe, ariyo mpamvu bazanye biriya by'ubwoba. Umuntu udakora ibi ngibi biragenda gutya. Umenye ko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye imbaraga zo gutsinda no kunesha ikibi. Hano rero urabona ko niba bakwambuye ibyo bintu bakaguteza ubwoba, ntabwo bakwifuriza neza. Urumva? Kuyimenya rero ushobora kugufasha kugarura imyizere yawe mbere. Iyi nyandiko itanga inyigisho zishingiye ku myitwarire ya buri munsi, igaragaza akamaro ko kuba umuntu ukunda Imana buri munsi. Ni ukuvuga ngo uyisomye bituma umenya akamaro ko gukunda Imana buri munsi. Igaragaza itandukanirizo riri hagati y'inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Ishingiye ku bintu bibiri narayisomye. Hari inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, aribyo tuzajya ejo nkagusobanurira uko bimeze. Ikanatanga amabwiriza ku buzima bwera, kwirinda icyaha no gukurikira inyigisho za Kristo, kubera ko irimo imyitozo igaragara kandi ishingiye ku buzima bwa buri munsi. Ni igikoresho gikomeye mu umukristo wese ushaka gukura mu rugendo rwo kwizera. Niba ushaka gukura mu rugendo rwo kwizera, ugomba gushaka iyi didact ukayisoma. Turebe rero kwiyiriza nk'igikorwa cy'urukundo. Kwiyiriza, urabyumvise? Umuntu aravuga ati reka niyirize nshaka imodoka, reka niyirize nshaka amafaranga, reka niyirize iki gikoreke n'iki gikoreke. Ariko bo biyirizaga kubera urukundo. Urabyumva? Umuntu akavuga ati kubera urukundo ngiye kwiyiriza. Kubera gushaka amaso y'Imana njye ibyo navuze ni Mana, ndagukumbuye, waranyeretse, wagiye unyereka, hashize igihe nawe utanyereka, nkumva ijwi ryawe ntakubona. Twapfuye iki? Nkongera umbwire icyo twapfuye. Nabajije Imana twapfuye iki? Nibwo nahise mvuga ati reka ntangire niyize nanjye ndebe nshaka Imana. Kubera urukundo ukunda Imana, kubera ibyo wabonye Imana yagukoreye. Mana ko nakikubona, ndagushaka, ndagukeneye. Nibwo nayirije rero, maze kwiyiriza nibwo mutangiye kuza. Mwese nibwo mutangiye kuza kuri no channel. Urumva ko ntabwo mbizi ukuntu byagenze. Watangira kureba iminsi 24 ishize n'8 exactly ukwezi gushize, nibwo natangiye kubona abantu mutangiye kuza kuri no channel. Urumva ko sinzi ko byagenze. Ubwo wakwisubiza. Kwiyiriza nk'igikorwa cy'urukundo, kimwe mu bintu bikomeye bigaragara muri didact ni ukwiyiriza bitari ugushaka ibintu ku giti cyawe gusa, ahubwo byari igikorwa cy'urukundo. Intumwa zanditse zigira ziti, uburyo bw'ubugingo ni ubu: ubanze ukunda Uwiteka Imana yawe yakuremye, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ntukagorere, kandi ntugakorere abandi ikibi icyo udashaka utishimira ko nawe bakugirira, ntukakibakorere nawe. Bashyizeho n'amabwiriza agira ati usiba noneho niwiyiriza, muri uko kwiriza kwawe usabire abakuvuga nabi, abakwanga, unasabira abanzi bawe, kandi dore n'igitangaje, wiyirize kubwo abakugirira nabi. Ibintu nta none nayo nabyumvise. Abantu bose bakugirira nabi, abakwanga ubasabire, abakuvuga nabi abakwanga ubasabire, abanzi bawe, kandi dore n'igitangaje, wiyirize kubwo abakugirira nabi. Babyumvise neza? Ndumva umuntu hano tuhita tuvuga ati no, ibintu ntabwo bishoboka. Umuntu mereye nabi, arandembeje, aranyifuriza ko ntabaho. Niyirize musabira mukunde. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Ntabwo basenga gusa kubwo abanzi babo, ahubwo baranabirinda. Yes, ugomba gusabira umuntu ukamusengera ariko ukamwirinda. Ari byo Imana itubwira ngo umugwaneza nk'inuma ariko umunyaryenge nk'inzoka. Urumva ko Imana ibitubwira uti watch out. Yego ashobora guhemukira, ukamwifuriza neza, ntumwifurize nabi. Mwifurize neza, wikomereza wigendere. Ubwo nanjye nuko nzajya mbigenza. Abashaka gutukana bagira gute, bavuga ibintu bitandukanye, wenda biterekeye ngera aho nkabagira, nkabasubiza, kuko imigani iratubwira ngo iyo umuntu ari umupfapfa ahubwira iby'ubupfapfa, ntukamusubize iby'ubupfapfa, ahubwo ujye umusubize ibituma amenya ko ubwenge nabwo bubaho. Kuko utamusubije n'ubupfapfa bwe agira ngo ni ndigaho. Imana urumva ifite ukuntu isubiza abantu.
akwandikira ubupfapfa, wimusubiza ubupfapfa, ahubwo mwereke iby'ubwenge, noneho iby'ubwenge bishyira ubupfapfa bwe ku karubanda. Katurebe rero, uru ni urugero rukomeye rw'ubwitonzi mu mwuka. Biroroshye kwirinda igihe dushaka Imana ngo iduhe ibyo twifuza. Iyo ushaka ko Imana iguha ibyo wifuza, biroroshye cyane kubisengera. Ariko abakristo bo hambere babikoraga bw'ababanga kubera urukundo rudasanzwe bari baratojwe. Urukundo rumeze gutya muri nasi y'uyu munsi hari urwo ubona. Umuntu akugirira ishyari atanakuzi, akaguhigira, aguhira ibintu ntazi atakuzi. Ngaho noneho mbwira kubaziranye, niba umuntu atakuzi nta kibazo gikomeye cyane, ariko abantu bagirana amashyari, amatiku, inabi, kwifuzanya nabi ko mugenzi watabaho, urumva ko uyu munsi turi kure nk'ukwezi. Urumva ko Imana yari yabyanditse kera na kare, ariko babivanyemo kugira ngo tutazabimenya. Niko Yesu yatubwiye muri Luka 6:32-33, nimukunda abakunda gusa muzaba mukoreye iki? N'abanyabyaha barabikora. Iyo ukunze umuntu ugukunda gusa, twese niko tumeze ndabizi, nanjye sinivandemo. Wumva wakunda bagukunda gusa, ariko n'abatagukunda bakunde, kuko byaba bimaze iki? Waba ukora iki? Kuko n'abanyabyaha barabikora. Abanyabyaha nabo bakunda abakunda. Nimugirira neza abagirira neza gusa, bizabamarira iki? N'abanyabyaha barabikora. Ibi bivuze ko rero kwirinda si ukugira ngo Imana iguhe icyo wifuza. Iyo wiyirije ukirinda gukora icyaha, ukiyiriza, ntabwo ari kugira ngo Imana iguhe icyo wifuza gusa, ahubwo ni uburyo bwo kuba nka Kristo. Kristo yaduhaye urugero, nicyo cyamuzanye buriya kugira ngo aduhe urugero, abibamo, arabitsinda, ariko twebwe wapi byaranze. Ariko turacyahanyanyaza, nta kundi nyine tugerageza uko dushoboye, ariko byibuze ntituba abanyuma ngo tujye hanyuma muri ibyo bibazo byose. Nawe uzi iby'Imana yanga urunuka. Igihe wiyiriza rero, bikora bitewe n'urukundo, nta gahato. Uvuga uti ndemeye ndabikunze, reka nze mbikore, nta gahato kagomba kunzaho, ngiye kubikora ko mbikunze. Iri somo rero ritwigisha ko kwiyiriza atari umuhango gusa, ahubwo ni uburyo bwo gusabira abandi no kwerekana imbabazi za Kristo. Imana niba yaratugiriye imbabazi, subiza amaso inyuma urebe ahantu Imana yakuvanye, nimba uri mu gakiza, nawe utarakizwa, ndizera uri mu murongo muzima, ukuntu waje ahangaha ntabwo ari impanuka. Tangira ushakishe amaso y'Imana, uzi ko bitega nkubwira nti soma n'iryo jambo byibuze dufite kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Iri jambo iyo urisomye byanze bikunze riraguhindura uko waba umeze kose. Uko waba umeze kose riraguhindura. Ahubwo rero tekereza uko abakristo ba none bifata. Iyo biyirije, biyiriza kubera iki? Ese biyiriza kubw'abanzi babo? Ese uramutse ubikoze nk'uko kera babikoraga, byahindura iki? Bishobora guhindura ubuzima? Ese byahindura ibintu byose? Cyangwa se ntacyo byakumarira? Bigerageze urebe ko hari icyo byakumarira, kugenzi ko bizaguhindura. Ese byatuma imitima yacu ihuza n'imitima y'Imana? Urumva hari igihe nkunda kuvuga ngo abantu bagomba kuba kuri kode imwe y'urukundo, kode imwe y'ijambo ry'Imana, bashaka amaso y'Imana, noneho kugira ngo twese tuzave ibuzimu tuzibe umuntu, dushaka amaso y'Imana. Ndabizi ko iteka nkunda kuvuga b'Abaroma 3:18 ko nta n'umwe ushaka Imana, nta n'umwe ukunda Imana. Ibyo abantu barimo no gutukana, amagambo y'ibintu bibi cyane. Abankurikira murabizi, nibyo abantu bibereyemo, amashyari, amatiku, kugambana, akagambane, ibintu nk'ibyo ngibyo Imana yanga. None nkakubwira nti fata igihe wiyirize, ujye ku masengesho, ushakishe ukuntu umuntu asenga neza, ushakishe ukuntu yiyiriza neza. Ejo nibwo nzakoraho twinjira muri The Dark, turebe noneho ukuntu byakorwaga kugira ngo noneho tubishyire mu bikorwa. Kwiyiriza mbere yo kubatizwa. The Dark kandi itanga ibintu bikomeye kandi bishimishije kubyerekeye kubatizwa. Intumwa zagize ziti
mbere yo kubatizwa umuntu ubatizwa n'ubatiza bose bagomba kwiyiriza. Uzi ko uyu munsi ntaho biba, buracya umuntu bakamubatiza bakavuga ngo gusa ngo iga ngo witegure ubatizwe, niko bahita bakubatiza. Ariko kera uko byagendaga, mbere yo kubatizwa, yaba wowe ugiye kubatizwa yaba nawe ugiye kubatiza uwo muntu, mwagombaga kwiyiriza byibuze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Urumva, kugira ngo koko ya roho yawe yumve idashidikanya ko koko ibyo ugiye kujyamo guhindura ubuzima wabikuye ku mutima wawe. N'abantu bo mu itorero babishoboye, icyo gihe nabo bagomba kwiyiriza nabo kugira ngo ubatizwa bamutere izo mbaraga nk'itorero. Urumva, n'abantu mu itorero nabo bagombaga kwiyiriza. Urebye neza muri iki gihe rero abantu benshi babatizwaga igihe cyose babyifuje, ariko babanje kwiyiriza, atari ko uyu munsi umuntu abyuka akavuga ati mbatiza. Bamazaga gutegurwa koko bakumva ko ibyo bagiye kujyamo babifiteho umutima wabo wose. Ariko abakristo bo hambere bafataga umubatizo nk'ikintu kera kandi gikomeye. Kubatizwa kera byari ibintu byubashywe. Ariyo mpamvu Kristo nawe atubwira ngo utavutse bwa kabiri ntabwo uzabona ijuru. Twebwe ariko twumva ko ari ibintu by'umuhango gusa, ariko urumva aba ba kera nimba bari babikomeyeho gutyo, Kristo akatubwira ati utabatijwe ntabwo uzabona ijuru. Ni ukuvuga ngo ni ibintu by'agaciro byo kubahwa, ahubwo washakisha ukavuga uti sinarabatijwe. Niba warabatijwe andika ati narabatijwe, niba utarabatizwa andika uvuga ati ngiye kwiga ukwezi nitegure niyirize nsome ijambo noneho mbone kubatizwa. Ndizera ko muzaga kumuduha ubuhamya mukavuga muti ibi bintu byatumye tubatizwa, ibi bintu byatumye duhindura ubuzima, ibi bintu byaduhindura ubuzima. Ndabategereje mu gihe cy'ukwezi amezi 2, nzi neza ko muzagaruka mutubwira ko mwabigezeho. Nkongera nkanababaza nti ya gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana muyigeze he? Ese waguze Bibiliya yawe? Waba waraguze Bibiliya yawe ugezeho usoma? Nyandikira aho ngaho mbwira ati naratangiye, cyangwa se mutaranatangira mbwira uti nzatangira iki n'iki, ariko wiyemeze. Nababwiye ko burya iteka nzajya mbibutsa nkababaza aho mugeze musoma ijambo ry'Imana. Aha rero ni kuki abantu bagomba kwiyiriza cyangwa se kubatizwa. Kubatizwa ni igikorwa cyo kugaragaza ko waretse ubuzima bwa kera. Ndaguha ubuhamya, kera uko nari imbere nta muntu ushaka by'amayoga, nta muntu ushaka by'amatabi, nta muntu ushaka ibintu bibi byose bibaho. Imana aho yamvanye naravuze Mana warakoze ko warampaye agakiza ntari nkwiye. Niho ubwo tubona ko ubuzima buhinduka, ukareka iby'inzoga, ukareka ibi byose wajyagamo, ariko noneho wa mutima we mwiza wari ufite, Imana nawe ikawuha n'ijambo. Buri muntu wese nzi neza ko ashobora kugira umutima mwiza, ariko kubera umutima utarimo ijambo ry'Imana uba mubi. Shaka ijambo ry'Imana uryinjize mu mutima wawe, uryimeneremo ryose, wiyuzemo ijambo ry'Imana maze uhinduke. Byanze bikunze uzahinduka. Aho rero niho hakwinjiza mu isezerano rya Kristo. Turebye abakera bafataga igikorwa nk'icyubahiro, icyubahiro gikomeye cyane. Kubatizwa byari by'icyubahiro. Byari by'icyubahiro, ibintu utagereranya n'uyu munsi. Uyu munsi abantu bajyamo bakavuga ntabwo ndimo cyangwa ndimo, ariko kera byari icyubahiro gikomeye cyane. Kwiyiriza mbere ya batisimu cyangwa kubatizwa byafashaga kwitegura mu mutima no gukomeza guhuzwa n'Imana mbere yo gutangira urugendo rushya. Kandi kuba itorero ryose ryarafataga rikagufatanya nawe, rigafata umwanya rigafatanya nawe muri iyo myiteguro, byerekana ubumwe nk'inkunga y'abizera na bagenzi babo. Urumva ko baguteraga inkunga ko kwe nabo bakiriza. Kwiriza ni ukwiyegurira Imana, ntabwo ari amategeko akomeye. Mbere yuko dusoza rero, banza ngusaba nanone kandaho like, wiyandikishe, usangize abantu kugira ngo abantu nabo bamenye nk'ibi. Mbere yuko dusoza, ndashaka kwibutsa ko kwiyiriza si ukugira ngo ushyireho agahato cyangwa utsindagirwe n'amategeko y'idini. Ntabwo ari agahato ushyizweho, ntabwo ari amategeko y'idini akubereye umutwaro. Abakristo ba mbere bari bazi neza ko kwiyiriza ari ugushaka kwegera Imana n'umutima wuzuye. Kwiyiriza byashakaga kwegera Imana n'umutima wuzuye. Wibuke kwa kwezi gushize naruze Imana ko nakikubona byagenze gute, ariko buri wese abaza impamvu. Iyo
uvuye ku Mana gato urabibona urabimenya nabuze ibintu ntabwo byoroshye kamanye Jacques Imana yanjye aho yamvanye nsubira inyuma nsubije amaso inyuma ndareba uri Imana yari imeze nanjye isabanye nanjye ibi biri kumona atari bye reka ndebe niho nahise mvuga ati reka niyirize ndabona ibintu bikomeye bitoroshye urumva hari igihe Imana ikwiyeka you take it for granted ukayifata nyine ukamenyera ukagira ngo ya Mana iranzi irangwa nta kibazo ibintu byose ni sawa uko uhora mu bintu by'isi ushakisha buri gihe ubishaka niko tugomba no gushaka ijambo ry'Imana ibyo byose narabigerageje ndare ko nakira agakiza byari bimeze gutya ndi mu gakiza byari bimeze gutya none mbaye impagaritse mbaye ngiye mu bindi bimeze gutya na gutya ibintu ndabona ni danger ntabwo byoroshye reka nkwereke kugira rero gusubiraho narindi birasaba iki ntabwo ndi bugende ngo nsenge ntabwo ndi busome ibitabo ntabwo ndi busome ivanjiri ntabwo ndi busome ibiki byose ni iki ngomba gukora kugira ngo nongere ngaruke mu murongo w'Imana neza ijwi ryarambwiye ngo iyirize nari nakayiriza mu buzima bwanjye nari ntarakiza nari numva ko ari ibintu byo abantu bakora byo kugira gusa ngo bisanzwe biri aho ngaho ariko byambayeho nsanga nanjye niyirije icyumweru kimwe bibiri bitatu niba nabonye ko ibintu by'Imana no guhoraho no guhozaho ukagarukamo biriya rero yerekana ko kwiriza bihuzwa no gushaka kw'Imana Mose ku musozi wa Sinayi yariyirije Daniel Babuloni yariyirije Yesu Kristo ubwe mu butayu yariyirije bose bizera kugira ngo biyegurire Imana binyuze mu kwiyiriza bagira ubusabane n'Imana umva gatekereza my friend no kuvuga ngo ibintu by'amategeko nk'igihugu gishyirwaho gukora nk'ibintu cyarimwe ibaze nk'igihugu cyose kivuze kiti turiyiriza abantu bose bakavuga bati twemere twiyize 80-90% bakiriza uwo munsi cyumweru kigashira Imana yakwigaragaza ibitangaza byakoreka ndabihamye turebe rero niba natwe turamutse tubikoze dufite umutima uboneye tukabasha guhura n'Imana mu buryo bushya twabona impinduka mu rugendo rwacu rwo kwizera birashoboka nzi neza ko bishoboka kuki rero abakristo ba mbere biyirizaga kuwa gatatu no kuwa gatanu ubundi kwiyiriza kabiri mu cyumweru kuwa gatatu no kuwa gatanu urabyumva ubishoboye kabiri mu cyumweru byaba ari sawa kuwa gatatu no kuwa gatanu abakristo ba mbere babonaga kwiyiriza nk'ikirenze kwirinda ibisanzwe ibintu bibi bari bafite gahunda buri cyumweru barindaga bakiyiriza kabiri ariko dore ikidasanzwe impamvu biyirizaga kuwa gatatu no kuwa gatanu uretse wumva impamvu abafarisayo nabo biyirizaga kabiri mu cyumweru urumva isi iyo ukora ibintu by'Imana haba ari ibintu byanze bikunze bimeze nk'ibikurikiye Satani abafarisayo nabo biyirizaga kabiri mu cyumweru kuwa mbere no kuwa kane bo babikoraga kuwa mbere no kuwa kane kubera ko Yesu yigeze kubacyaha ibintu bakoraga bakoresha igihugu cyabo mu myemerere abakristo ba mbere bahisemo kutabigana ahubwo bahisemo kwiyiriza kuwa gatatu no kuwa gatanu urumva abafarisayo biyirizaga kuwa mbere no kuwa kane noneho abantu bakurikiye Kristo bakiriza kuwa gatatu no kuwa gatanu bigaragaza rero ko ibyo bakora n'ibyo bakoraga bari bafitiye ubushake si ukubahiriza umuco gusa ahubwo byari uburyo bwo kwiyegurira Imana no gusukura ubuzima bwabo bwa roho kwiyiriza ubusukura roho yawe niyo mpamvu maze kwiyiriza ibyumweru bitatu nahise numva umuntu bunsubiyemo bigerageza yes ntabwo byoroshye ariko birakoreka urabimenyera iyo umaze icyumweru kimwe urabimenyera icyumweru cya mbere urabishobora kubera ko ufite uwo muhate icya kabiri bikagenda gahoro icya gatatu bikongera bikazamuka naho ukagenda ubimenyera birashoboka Imana rero iyo wirije ku munsi runaka
byafashaga guhura n'Imana no gushyira ubuzima bwawe ku murongo. Ushaka gusubiza ubuzima bwawe ku murongo, urumva ko ni gihamya. Naye ndakubwira nti nabonaga ibintu by'Imana ntari kubona neza, biri kugenda nsa nkaho ntabibona neza, niyirije nibyo hano bavuga bati bigusubiza ku murongo, bisubiza ubuzima bwawe ku murongo. Iki gikorwa rero cyo kwiyiriza gishobora kuwishurira ko gukiranuka bisaba gukunda Kristo no kwitanga no kwigomwa, ukaba wakigomwa ibyo kurya ibyo kunywa, ukiyiriza igitondo ukabyuka ntugire icyo ufata, saa sita bigakomeza ukihangana, noneho saa 12 z'umugoroba ukaba ari bwo nawe wiyibuka ibyo ngibyo bikakuraza ijoro n'amanywa, nanone ukabikora wenda nk'icyumweru. Noneho wamara kumenyera umaze kubona umurongo wa nyawe, wirije icyumweru, wirije 2, wabikora wenda ushaka kugira ngo Imana iguhe umurongo w'ubuzima bwawe. Ariko noneho nyuma yaho numara kumenyera uzayibiriza 2, kuwa 3 no kuwa 5, ntube nk'abafarisayo biyirizaga kuwa 1 no kuwa 4. Birashoboka kandi nzi neza ko bizaguha icyerekezo cy'ubugingo bwawe. Kwiyiriza muri iki gihe rero turafugana ku musozo, turarangije. Mbere yo kurangiza, niba twabanye igihe cyose ukumva koko kugiye kwemeza nawe guhindura ubuzima bwawe, kanda like kandi nejo uzagaruke, noneho tuzabyinjiramo neza ibiri muri The Dark, nkwereke uko ushobora guhindura ubugingo bwawe, ubuzima bwawe bwahinduka. Niba iri atari ijambo ry'Imana, niba bitari mu gitabo cy'Imana ngo bijambo ry'Imana, sinzi icyo ari cyo. Ejo nibwo tuzabyinjiramo nkakubwira uko batabishyize mu gitabo muri Bibiliya, n'icyo kwica itegeko iryo ari ryose bimenyesheje. Iyo bakubwiye ngo ntuzasambane, ntuzibe, ntuzice, ntuzabeshye, bahita bakubwira n'ingaruka zabyo muri The Dark. Urumva ko ibyo byose babivanyemo. Kwiyiriza muri iki gihe abantu benshi biyiriza kubera ibintu bitandukanye. Hari abiyiriza kugira ngo bakire indwara runaka, bakiriza ngo ndinde ikawa, cyangwa se ndinde imbuga nkoranyambaga, ndinde ubutinganyi, ndinde ubusambanyi, ndinda nk'ibintu nk'inzu, nka visa, nk'umwana, ibintu nk'ibi nibyo abantu biyiriza bashaka ibintu bifatika babona. Ariko ndakwibutsa ko yewe nk'urugero ntabwo nagukangurira kwiyiriza kwere uburyo ngo uri ku rubuga nkoranyambaga cyane, n'ubwawe ufata icyemezo kuvuga ati nzajya mbikoresha bimeze gutya na gutya, cyangwa se ntabwo nakubwira ngo yirize ngo ubone visa, cyangwa se ngo iyirize ubone igitangaza, cyangwa se iyirize. Ushobora kwiyiriza no gushaka igitangaza ariko utabona ibitangaza by'ibintu. Ibyo nashaka kuvuga ngo mpinzu, imodoka, n'ibyo byose, ibyo ni ibintu biza by'inyongera. Shaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza byiyongeraho nk'uko ijambo ry'Uwiteka ritubwira. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko Imana yishyize imbere byanze bikunze, ibindi byose bizaza. Biratinda ariko ntabwo bihera. Kuvuga rero ngo uriyiriza kubera ibintu byanze bikunze birakunanira, ntubishobora, kubera ko ibyo ntabwo tubona ugaturekera. Ariko izere, uhindura ubuzima bwawe, Imana igushyira mu murongo wayo, noneho ugaruka umuntu w'Imana. None hano rero nakubwira nti iyirize ushaka mu maso y'Imana by'ukuri bikuvuye ku mutima, kugira ngo ugire ubusabane, noneho yaro yawe yongere igarure umurongo w'Imana, kuko utari uyu mubiri ahubwo uri roho. Ese uratangaye? Watangaye? Inyigisho yahari ikikumariye? Ndizera uyu ari umurongo nguhaye kugira ngo ejo nitubyinjiramo neza, noneho uzaba uri tayari, uzaba witeguye fata icyemezo cyo gutangira kumenya gusenga neza no kwiyiriza. Shaka ijambo ry'Imana, uzavuke bundi bushya, ubatizwe kugira ngo nawe uze umurongo w'Imana. Nzi neza ko ubutumwa hari umuntu wenda ugiye guhindura ubuzima, andikamo uti niyemeje guhindura ubuzima bwanjye kuva uyu munsi, kandi ntabwo nzongera kureba inyuma, nzakurikira Imana ibihe byose, iminsi yose ikimbesheho kuri ino si. Ndangije nanone nkubwira nti kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, yandikishe ubusangiza abantu benshi, muze mukuri. Ejo tuzakomeza twinjira muri The Dark. Ubutaha ubwo reka turebe icyo tuzavuga ubutaha. Ndabona wenda tuzaganira iyo abantu bapfuye bajya he, noneho wenda tuzanakomezaho n'isabato.
izo nizo ngingo ebyiri tuzakurikizaho hirya y'ejo. Ejo nzinjira muri DEDAC nkwereke iby'amategeko, nkwereke byose, noneho ubutaha tuzakurikiriza iki, y'abantu bapfuye bajya he, isabato tuyisobanura gute. Nkaba mbashimira none rero bikuye ku mutima, Imana ibaho umugisha, muze tuze mu kuri. Abafite impano zitandukanye, hari ibintu nabahishiye wenda nzatangira kubabwira mu minsi iza, ariko urabona turacyari bashya hano, ntabwo turamenyana. Niba ufite impano runaka, nyandikira ati ufite impano nini, niba uzi kuririmba ikintu cyose uzi, niba washaka kwigisha ijambo ry'Imana, niba uzi kwandika indirimbo, niba uzi kuririmba, niba uzi ibintu byose, impano, andika impano ufite, dutangire turebe icyo izo mpano tuzazibyaza ku bwawe n'abawe, atari ku bwanjye, ari kugira ngo dukorere Imana gusa, kandi nzi ko ibintu bishobora gushoboka. Niba hari impano wumva wiyiziho ufite, ukabona iyo mpano igiye gupfana ubusa, wihangayika, wikwiheba. Urufunguzo rw'Imana ruzafungura umuryango abantu batazabasha gufunga. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.